Hello guys, I hope okay. Mwese ndabakunda cyane, ndabishimiye. Uwo nkurikira gatatu gatanu ndagukunda cyane kabisa. Weho unkurikira wumva ibyo nkugezaho buri munsi gatanu gatanu byigaragaza ubasha kunyumva. Wowe mucyashya nawe ndakwakiriye, umuntu wakoze subscribe nawe ndakwakiriye. Niba wakoze subscribe kabisa uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu mwiza cyane. Guys, nawe uri mucyashya kandi subscribe ubundi ukanda kunzogera kugira ngo ujye ubona notification zivuye hano kuri YouTube channel yanjye gatanu kuri gatanu. Tabatindiye rero ubu ngubu ugiye kubabwira uburyo kwa kundi urimo gukoresha megabyte zawe ukaba urimo gukoresha nka megabyte zawe. Okay guys, maze wajya kureba ukabona bahise bakubwira ngo hasigayeho 50 ku ijana kandi ukabona nta kintu na kimwe ugize ukora, cyangwa se ukabona bahise bakubwira ngo megabyte zawe ngo uhasigayeho 80 ku ijana, ugasanga megabyte zawe zishira ubusa kandi nta kintu na kimwe ugize ukora. Guys, ese mushaka yuko babwira ukuntu wabikemura iki kintu waza ngo kukikubwira? Ntabwo nabatindira rero, reka duze twihuta fast ubundi bite nkwereka uburyo uhita ubigenza vuba vuba, ubundi nawe ubashe kumanaginga megabyte zawe ziri kuzazishira vuba. Okay guys, tujye twizira aha ngaha nkuko bisanzwe. Abenshi murabizi ukuntu mbigisha ruzungu, nanjye niyo mpamvu nje kubigisha ruzungu. Tujye dukanda hano handitse ku Play Store, tujye tuhakanda vuba vuba. Ubu rero nitumara kuhagera hano muri Play Store, tukibara kuhagera ako kanya tujye tuza twikandira aha ngaha. Bize ko murimo kubibona hari ku gafoto kacu nyine, tujye tuhakande ubundi tujye tumanuke duscrollinga uduhe hano hasi tuzamuka hejuru nkuko bisanzwe nyine ko akomeze tubikora. Tuzamuke tuze twikandire aha ngaha setting, kuri setting nyine tuze duhire tukadavana kuri setting. Ubundi tuza ni vuba vuba, ibintu byacu ni vuba vuba, nta byo gutinda kugira ngo video itabe ndende bitewe nuko nitwavuzemo ibintu byinshi. Guys, unabishaka nyine azambwiye musobone kano kantu hari abantu batakaza akangaka muri kubona aha ngaha akangaka. Ubishaka azambwire maze nkamusobanurira hari abantu benshi batakaza. Tudatinze rero tuze twikandire aha ngaha twakande, ubundi duse nk'abagiye guscrollinga tumanuka hasi. Ndize ko urimo kubibona guys, utuza wikandire aha ngaha. Guys, mujye mukora ibintu naberetse kugira ngo mutazamugira ibyo mwangiza. Tuze dukanda aha ngaha, ubundi uhita wemeza aha ngaha muri kubona hano ho nemeje aha ngaha. Ukuntu ahantu nemeje bitubikwa nawe uhita wemeza aha ngaha uko nemeje. Hano ndetse ngo update over wifi only aha ngaha abariho wemeza gusa, hagira handi wemeza hariya ndi kukwereka abariho wemeza hasuburu kuriye. None tumere nkaho dusubiye inyuma aha ngaha simwe abasubiye inyuma. Ubundi tuze dukande aha ngaha. Ndize kurimo kuhabona guys, tuze tuhakanda naho uza wemeze aha ngaha. Ndize kurimo kubibona, ubundi utewemeza hara kuri woke ibintu bikora ruzungu, utewemeza kuri woke. Guys, uzaba managinze megabyte zawe kandi mu buryo bwiza, ku buryo byandi bakubwiraga ngo megabyte zawe zishira kuri 80 batabikubwira nyine ukabona nta kintu na kimwe ukoze, ikiguza bihagaritse. Guys, niba unkurikirana garagaza kandi subscribe ukaba kunzogera, kandi wibuke niba ukeneye kwamamaza nyamuneka nyakira video aha ngaha hano hasi, maze ubundi ukaba wabasha kwamamaza. Hari nka company cyangwa kwamamaza, niba ushaka kwamamaza YouTube channel yawe cyangwa se kwamamaza byinshi bitandukanye, mbasha kugufasha. Guys, duhure mu yindi video, ndabakunda cyane Inama zimwe news, ndabakunda. Duhure mu yindi video, ciao.